Yes, ibihe byiza kuri mwe mukunda kandi mugakurikira ibiganiro bya Imena TV show. Nizere ko mumeze neza cyane, abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, uburasirazuba n'uburengerazuba, diaspora nyarwanda, nizere ko mumeze neza cyane cyane kabisa. Ndi kumwe na Prophete Noheli Byuka urabagirane, aho agiye kuduha ubwino, akatubwira bimwe mu bintu mutamenye mu byari byihishe inyuma y'umunya Burkina Faso ndetse na Dorcas. Nubukwe abantu batavuzeho rumwe, nubukwe abantu banejejwe nabwo, ariko banavuga ko ari ubukwe bwatanze show kubera ko nubukwe bwabaye. Hanyuma haba igitaramo, abantu bavuga bati rwose muri Ndahabi yakoze ibintu bidasanzwe kuba yaha abantu show, abantu bakajya mu gitaramo batishyuye. Ibyo ni ibintu navuga byiza kandi bidasanzwe. Ariko kandi nanone abantu bakavuga amagambo akomeye, bakavuga bati ese kubera iki witwa uriya muhanzi Niyo Bosco kuki atabonetse mu bijyanye no kumuha impano, kuki atigeze ahagaragara, niki cyabaye? Turi kumwe rero n'umusesenguzi watashye ubwo bukwe. Reka duhe ubwino noneho atubwire idonido, atubwire imvo n'imvano, atubwire ibyo ashima cyane ko ngo ntabyo kugawa muri buriya bukwe. Nibyo? Oya, buriya ibintu byose niyo tubibarasinze ntihaburamo ibyiza, ntihaburamo n'ibibi. Nta muntu ukundwa n'abantu bose, nta nubwo ushobora gukora nta kintu kimwe wakora ngo unezeze abantu. Yankunda kubwira abantu ngo umuntu nakubwira ngo mvira mu buzima, uzaba ugize Imana, uzamuhe tike imwirukankane imutware kure y'ubuzima bwawe. Icyo nicyo njya mbwira abantu. Ariko by the way ndashima harimo ku ruhande rwa Imurene ntacyo atakoze, yaragerageje, yahaye abantu ibyishimo, abantu barenjoyinze. Irene muri Ndahabi ni umuntu wigaragaza neza imbere y'abantu. Yego, ngo abashaka kugaragara neza cyane, abashaka kugaragara neza ndetse abashaka kugaragaza ko nta kosa na rimwe ajya agira. Ariko ikosa ndaribona hano. Ubwo ibyo byo ni byiza byo. Niba Imana ikubwiye ngo nguhaye umugisha, nzagutambagiza amahanga, isi yose izakumenya, abantu bazamenya izina ryanjye biciye muri wowe. Bano bana ni abana baririmba indirimbo zahimbiwe Imana, ni abana baririmba indirimbo z'umusaraba. Njyewe buriya njye mbwiza abantu kuri, ntabwo njye ngira ubwoba, nta nubwo ninya urupfu, ahubwo njyewe ninya ngo nimpfa nzajya he? Nzakirwa n'Imana, nzakirwa n'abadayimoni, nzakirwa n'Uwiteka, cyangwa nzakirwa n'imivumo yanyu mwebwe muri mutuvumo? Icyambere, sininya urupfu Prophete Noheli, ahubwo ninya nimpfa nzakirirwa hehe? Nihe bazansevinga bakavuga bati tugusevinze hano? Nihe kategori nzafatwamo? Ni B, ni C, ni chini ya ulinzi, ni hejuru ku mazi, ni hehe? Uyu mugabo witwa Niyo Bosco kuba atarabonetse muri iki gitaramo, bigaragara ko hari ikintu apfa na Irene, kandi nzi ko ari wanditse zino ndirimbo z'aba bana, abafasha no kuziririmba, abigisha nuko baziririmba. Cyo ni kimwe. Kabiri, bashimiye Christ kuko ari we wabashije kuba yazikararinga agakora amashusho yazo. Andi makuru mfite na yuko vuba hangaha gatoya uwitwa Dorcas nawe agiye gushyingirwa, bamaze kumubonera fiance. Ese ninde uri gukora iriya deal? Irene muri Ndahabi ni uri udiringa ziriya deal. Kandi Irene ibintu ari gukora ni byiza. Burya na kera habaga habaranga. Kandi umuntu muzima ni ukurangira umuntu muzima guhindura ubuzima. Umunyaburkina Faso afite amafaranga arajejeta, ntacyo kwicuza. Vestina zigeragera muri rwa rugo habe namba. Nyirabukwe yari ahari, sebukwe yari ahari, baramwishimiye mu muryango. Ariko nababajwe nuko Niyo Bosco atagaragaye mu kiriya kirori cy'abari abana, yarabafashije. Ari abana batabasha no kwikura kuyo bagize.
yego ego talent y'abari abana yari ku boostinga bari abana bagize ibiganza bizima bro bagize ibiganza bizima ari byo bya Irene utuvugana ubusimene gitero ya imodoka nawe nayagira yaminzu nawe nayafite wamijuru nawe naryo ufite umuntu atanga icyo afite Irene yabaye hit kuko yari afite platform igomba kuba hit bigeraho abahereza passe yo kuba yashakana n'umunyaburikina Faso birakunda ari yushoka kiriya passe ari Irene wayitanze gusha Vestina bimusanze yari guhurira n'umunyaburikina Faso Vestina waririmbye muri korali yitwa Gosheni aho bita kumuhuza yari guhurira hehe n'uriya mutipe ndashaka rero ngo umbwire udushya twabaye muri ahubwo nanjye umuntu uziranye n'abantu ame passe ariko passe itari inyatsi ko gese nkunda passe inyatsi nanjye ngeze mu cyiciro cyo gushaka nanjye ijute mwana wa mama umukobwa waharagukunda ariko aha twicaye se koko rwose afite iki muzi ko se ari mu bantu ba marketing cyaco kunywa cya switch off ice guarana twakomeje hanyuma cyo nico kunywa cyiza cyane reka mane bahereze ishusho y'ibyabaye unibutsa abantu kunywa kuri ice guarana mutari muzi ubu tuvugana ahantu bita ku Gisenyi brother abantu mugenda munywa mukajya kwihagarika mugasiga ibyo kunywa byanyu ku meza ngo muri kumwe n'abantu ngo ni inshuti mwitonde hanyuma Noheli rero tubona hari umukobwa amaze kwitaba Imana arozwe na bagenzi be aho bita ku Gisenyi hanyuma ngo muri iyi festival iri kubera i Rubavu yego hari umukobwa wari wasukanye na bagenzi be umukobwa mwiza cyane rwose hanyuma bivugwa ko ngo yarogewe mu byo kunywa by'inzoga kandi ngo uwo mukobwa mukaba mwari mufitanye gahunda avuye i Rubavu uriya mukobwa ari inshuti yanjye bro nababaye ajya kugira Rubavu wari ubizi nta kare nabyo narinze yagiye atagusabye uruhushya ariko icyo nabwira abantu mwitondera abandi bantu si beza uriya mukobwa yazize ishyari Tom Close yigeze kuririmba akaririmbo ngo si beza bagusanga kuko uguwe neza cyane ibibazo byazabakigira hanze ntubizere kuko abenshi baba bakuryarya si beza bagusanga kuko uguwe neza cyane ibibazo byazabakigira hanze ntubizere kuko abenshi baba bakuryarya si beza hari agakoboyi cyangwa se hari umukoboyi waririmbye ijambo rivuga ngo bazaruhira ubusa bazagusiga uhagaze twikomereze rero hanyuma uriya mukobwa warogewe mu nzoga ko yarasanzwe ari inshuti yawe niki yazize twahuriraga Kabeza ni umuntu waciringaga yaganiraga yari umwana mwiza cyane so yiyemeraga nk'uko abandi bakobwa bose muri rusange biyemera ariko nta mutima mubi yagiraga hari icyo yari yarakumariye ku bijyanye n'umupuri hari icyo yari yarakumariye njye ndi pasiteri mwana njye ndi porofete uri porofete cyane ku buryo se nta gahunda ufite yo kurongo uza abantu nakatiye akuri ikina ye oye njye ninjye musore mwiza mu Rwanda umusore wabyawe n'umugore imbaraga z'igihugu abandi se babyawe n'abagabo indipanda kurumashika njye nyita umwuzukuru wa cya cyo kunywa hajya ngo bakita ngo iki switch off njye ni umwuzukuru wa switch off abanze baba amafaranga ntabwo nongera kukivuga ice guarana kare mu kanya gato uraba uri kukinywa icyo kunywa cyiza kimeze neza ariko numvise ngo ni sans alcool hari sans alcool n'ibya alcool kandi gutya ni sawa alcool ni sawa gutya okay hanyuma niba ushaka icyo kunywa kigezweho muri iki gihugu cy'u Rwanda ni ice guarana ice guarana icya kabiri cyo kunywa kigezweho bakita ikindi cya kabiri bakita atari ice guarana
abandi nta biganiro turagirana. Okay. Hanyuma niba ushaka icyo kunywa cyiza, niba ushaka ahantu heza warya brushette nziza, hari mucoma uri professionnel, mucoma w'umuhanga, mucoma wabyize. Igihe kuri kujya ku kibuga cyo kwa Gitwaza. Igihe ka ujya ku kibuga cyo kwa Gitwaza ahitwa muri block. Bahita block. Wabona kapa ka Primus. Ugahita winjiramo mu gikari, hari mucoma w'umuhanga, hari umukobwa mwiza cyane witwa Koko, niwe manager. Koko agira ubuntu rero kibonke, arasengera Kidumbari n'umusaza Isaac. Habari imikino yose, habari biyari, ari ibintu byose. Hanyuma rero aho ni igihe uri Giheka, igihe uri ku Gisozi, nyarukira kuri Greenwood Corner. Greenwood Corner. Apana Greed. Greenwood Corner iherereye munsi y'amarembo ya kabiri yere. Green bivuga iki? Green. Iyo umuntu avuze green. Si ibara se. Green ni ibara. Iyo tuvuze se ngo iyo tuvuze ngo green area. Alien se nyine buri. Alien. Ubwo ni inyamaswa ya alien. Inyamaswa ya alien. Ikivejuru. Ko waruvuze independence. Independent bivuga iki? Independent. No guparamira imodoka. Cyangwa gupanda. Cyane. None se ko twarimo tuvuga ngo u Rwanda rumaze igihe twizihizaga independence, ubwo bishatse kuvuga iki? Independence. Ubwo ni imyaka rumaze rwibohoye. Imyaka rumaze rwibohoye. Hanyuma se liberation. Libera ni nko kubwira umuntu ngo urashaka kuri breaking. No kuribera nyine no kureka ipia. Kureka ipia mwana wimbaza ibintu byinshi. Kureka ipira. Nabize setandere birabananira, nabize ibungu n'umudende birabananira, uri murambaza ibyo ngibyo. Uzayibaza witwa umuniga witwa Gitaf. Iyo tuvuze ngo introduction. Tuba tuvuze ngo iki? Introduction. Turatangiye. Tugiye gukora introduction. No guha abantu ikaze. Kubwira abantu ati imiryango migari, basaza muri aha, abanyarwandakazi. Nge nitwa Noheli. Duhagaze ku ruhembe runuru n'ibyo. Iyo tuvuze switch on. Switch ni ikintu kiri switch nyine. Ikintu kiri switch kiba kimaze gite? Kiri clear. Ni ibintu biri clear. Ibintu biri switch ni ibintu biri clear. Ubwo clear byo bivuze iki? Ni byiza. Ni ibintu byiza. Iyo tuvuze material. Material. Material ni Material ni matrice. Cyane. Matrice mu Kinyarwanda ni iki se? Material. Mu Cyongereza ni material. Mu Cyongereza ni material. Cyane. Mu Kinyarwanda ni matrice. Cyane. Nibyo. Ibyo wenda wabibaza abantu b'abaganga bakora kwa muganga babizi tu. Baba bazi material. Cyane. Iyo tuvuze autorisation, tuba dushatse kuvuga iki? Autorisation. Autorisation makanya karambuye. Autorisation. Makanya karambuye. Cyane. Niko bimeze. Nibyo. Iyo tuvuze driving authorization. Driving is umushoferi, driver. Driving authorization. Ibyo bibazo ni umuntu wiga yerekana yabishobora. Tugende. Hanyuma ice cream. Ni byabiri n'abana banyunguta. Byabiri n'abana banyunguta. Ice cream. Abana barabinyunguta. Iyo tuvuze watch, tuba dushatse kuvuga iki? Watch. Ukotsa inyama so. Watch. Watch ni ukotsa inyama. Ukotsa inyama. Cyane. Watch ni ukotsa inyama. Cyane.
wowe cyo nukotsa inyama cyane njye mbabwira ibintu ngaho vuga mu cyongereza ngo ngiye kotsa inyama ngiye kotsa inyama chicken ngiye kotsa inyama mu cyongereza ngiye kotsa the sea chicken fish the chicken fish the chicken fish the chicken fish ubwo uvuze ngo iki ngiye kotsa inyama y'ifi mu gikoni ugiye kotsa inyama y'ifi mu gikoni cyane uyu mukoboyi azi koko ntabyo ibintu byadanje uko bimeze mani nibyo niyo umwana wiga urusizi ntabyo yashobora ngiye kotsa inyama mu gikoni cyane ubonye nk'umuntu ugashaka kumubwira se ko ushaka ko muzabana wamubwira ngo iki namubwira ati you are welcome to open my wife my wife you are welcome to open my wife you are welcome to open my wife ubwo bivuze iki gukingurira ubuzima bwanjye every day open ni iki se iyo uvuze ngo open ubushatse kuvuga gufungura gufungura open no gufungura izo bushate zabonetse shiraho urusenda rwinshi umere zimwe no gufungura umere zimwe nsangire na Noheli mubaze inyama bayita ngo iki mu cyongereza bayita inyama nyine mu cyongereza inyama drift drift cyane nibyo inyama bayita drift ni beef ntago ari drift ni beef beef ni beef cyangwa ni drift ni beef man ni beef ni beef urukwavu mu cyongereza barwita kati cyangwa se gorira urukwavu ni inyoni barwita gorira barubwiza ukuri wabayeho mu buhe buzima jewe ubuzima bwa danje nyine tu bwa street ya kugasima hanyuma igitoki entonki mu gifaransa entonki ni banana ni umuneke mu cyongereza wowe urimo urabeshya umuneke witwa banana umwumbati bakawita cassava yaba ari ubugari bw'imyumbati bwa cassava bread do you understand you understand yes I understand hanyuma amateke bayita amakwana mu cyongereza enkwanti imyenda si imyenda bayita iki the cloth so hanze the cloth hanyuma se Nohe wenda turimo tugenda tugana ku musozo inkweto bazita ngo iki mu cyongereza shoes isaha sani bayita sani isaha bayita sani cyane nibyo isaha ijya kwitiranwa n'izuba ukwezi bakwita ngo iki mu cyongereza moon ni moni mwana ntago ari moni ni muni inyenyeri star inyenyeri bayita star nose iyo uvuze ngo ndi umustar ubushatse kuvuga iki murikira rubanda ndi inyenyeri nyine bandi umustar ndi inyenyeri murikira rubanda hanyuma se niki wabwira abakobwa batwara abagabo b'abandi icyo umuntu abiba nicyo azasarura tu
iyo bibye ko ugomba gutwara abagabo b'abandi nawe ejo uwo ubonye baramugutwara. Ibintu birimo agatebe gatoki ni magirirane, ibintu birahindagurika tu one day birahindagurika. Buriya urucira mukaso rugatwara nyo, warucira uwo hanze rugatwara uwo mu nzu. Niko biba bimeze. Ni ibiki bintu wabonye urabishima uravuga uti byanze bikunze muri ubu bukwe bwa Dorcas? Abantu barariye baranywa nta nzoga zari zirimo, bwari ubukwe bw'abarokore, ariko mu bwa Mutesi harimo ibiyoga. Numva rero ugereranyije abantu bakomeje kuvuga ko buriya bukwe ngo bwarutaga ubwa The Ben. ntabwo bikunda. Ubwana ruta n'ubwa Mutesi, ko Mutesi yari afite abantu, yujuje Meza Park, yuzuza Dotani, bivuze ngo ba Vestine na Dorcas yo hataba Irene abantu bari kubona barenze 100. Urumva rero ko zana intuza zana abantu benshi baje, zana ikanya, abantu benshi baje, abantu bari baje mu bukwe bwande bari baje nyine baje mu bukwe, ariko bazanye n'uwitwa Irene. Hariho no mu diaspora ngo bivuga ko ari inshuti ya Irene w'umugore. Ariko zarongora ngo avuga ko zarongora, niko abantu bari kubivuga. Nicyo wavuga kuri izi burushete zaha? Ziraryoshye. Umva ziraryoshye. Ncana nubwo itarazamuka ariko iragabura. Karagabura kano gacana. Karagabura. Nibyo. Kagerageza mu kugabura. Nicyo wabwira abantu se banze gukora subscribe? Bafite nyabingi mu mitima yabo. Babyanga no muri tugiye kuzuza 1000. Use 1000 kiraboneka? Kai. Kiraboneka. Abantu bose bashaka kwamamaza baduhamagare kuri izo nimero ziri kuri screen. Ikindi abantu bakeneye abagore baduhamagare kuri iyo nimero kuri screen, n'abakeneye abagabo. Urabafite se? Muranga company. Ifite Muranga TV show. Muranga Company Limited. Ese no bawumva uzarongora ryari? Umunsi nawe uzakorana ikiganiro na The Ben cya Bruce Melody, nanjye nzarongora. Wese ko utarabikora ngo uhure na The Ben cyangwa ujya kwimusinga muri Amerika, nanjye nzarongora. Rero nintakorana ikiganiro na Bruce Melody ntabwo uzarongora. We ntukambaza ibyo mpamvu, we kubera icyo utarakorana ikiganiro na Bruce Melody uramenye ngo utarongora. We kutarakorana ikiganiro na Bruce Melody cyangwa The Ben cyangwa Diamond. Nko mfite nko nta content ndagira bakeneye. Nanjye n'usi ndagira igihe cyo gukenera umugore. Ntabwo ndagira igihe cyo gukenera umugore. Rero uzajya utungwa na burushete gusa n'ibitoki. Agacano kawe niba rero agacano kawe kagabura kakana cyurira abantu. Ni agacano karimo. Dusohoje abantu bo muri Presidence badukurikiye. Imana ibahe umugisha. N'abandi bayobozi runaka. Muri Presidence sugirayo inshuti. Habaye abantu banzi bafata nk'akasamutwe. N'abari umuntu muzanye muri Presidence? Barahari benshi cyane. Barahari. Bavugisha ukuri? Hari abahari b'abasutiyo. Abantu b'abasitiyu bakuze cyane. Nibyo? Abo muri Ribusa ntabo muziranye? Ababo ni inshuti zanjye. Nta bari bo muziranye? Benshi cyane.
hari n'umugabo w'inshuti yawe wo muri perezidansi unkunda mbamuhaye agashunaho nuko kuri kamera irenze nkunzwe n'abantu barenze perezida wa sena yitwa nde wa sena yitwa perezida wa sena ndamwibagiye kandi ni inshuti yanjye ni ukuri kw'Imana ndamwibagiye kandi ni inshuti yanjye perezida wa sena uramwibagiwe kandi ni inshuti yanjye ndaguha agatoki wirira hajya yitwa inkonyoke ese wibagirwa inshuti yawe ndamwibagiwe numva kurya byarananiye ndagerageza bigatuma nibagirwa byinshi uburushete nagira numve sampo yatwo bakora nk'utundi tungahe 10 eshanu none umutima ariko ukurya umwijima nkumbuye Nyagatare byose uje bose wa karasike karasike bar niba Nyagatare ndayikumbuye nzagusubizayo tuzasubire nibyo dusoje n'umukire witwa Ronjas w'Gashora Ronjas ya hoteli yararangiye cyangwa ku mazi sitse pfuka bikwisha hanyuma barashizamo hanyuma abantu mukinira serivisi mu bukwe dufite imena service imena protocol and service dufite imena protocol and service perezida wayo baye nimero za pasi perezida wayo ni umugore aya ura ni secretary wayo perezida wayo yitwa Emusimena Gitero uriya mugore akaba secretary yitwa Pasi ngewe nkaba discipline wayo cyangwa se kontabule hari n'abandi bayobozi benshi tubaburikira n'umuntu avuze ko kontabule abavuze iki contabilité umuntu w'icungamari umuntu w'icungamari hanyuma secretary n'umwanditsi umwanditsi ngagira ikintu ubwira abagore mu dupucuri muri abana beza ndabakunda ndabubaha murakanyerera mu mata mu gwisha umunwa mu buki Imana yaremye abagore iremewe none barakenye babura na kirida n'abakene nta kirida zirahari koko wazaniye kirida umukiri aka kabari ariko nta bagore bagira kuko se ntahari n'isura wese yaduhaza yakunda abantu bose mu kabari ese uba ushaka abagukunda cyangwa ushaka abakwakira vuba tuzabagezaho amakuru y'imyidagaduro muri gihe harimo ngo ikipe y'umupira isigaye ikina umupira y'abagabo bakuze baba bahaze bakajya gukaraga ifiriti perezida wayo n'uri gufunga godiyo tuzababwira rero ko muri gihe hari ikipe ikomeye tuzajya tuyihuza n'ikipe ya Nyakabungo ya Kagugu nari n'indirimbo ndi guhimbira Giheka abantu bagiye bibaza ngo kuki utajya ukora indirimbo z'amakipe ndashaka kuzayikorera danje Sufa ni iyihe kipe mu Rwanda Rayon Sport tubwire abakinnyi 5 ba Rayon muri iyi minsi rero ndwaye indwara yo kwibagirwa
muri iyi minsi ndwaye indwara yo kwibagirwa sinzi impamvu. ntago wabibuka. Reka reka. wajya upfuka ku munwa se igihe uri kwihaganyura by'icyubahiro gutya akara gutya ntabyo nkoze ubabara ntarebe ikiganiro. njyewe nakasa ubuse mfite amenyo ameze nk'ayayaka cyangwa nzovu nyakanyombya ko agira ngo he mukamukunda. badusoza ikiganiro mwana bagukorera ifise cyangwa bagukorere burushete zindi. burushete ngaho ugira icyo ubwira bitabira ikiganiro twigendera. so mwakoze rero ukanda subscribe wo gutanga comment imbi nabamenyesha aho tuzashyingurira mwana mu rusororo. mu rusororo azashyingurwa ryari? ejo. ejo. okay. n'ababyeyi be kandi bihangane. se abamuroze bafashwe? turi gukora icyo bita investigation. okay. ubundi mu Rwanda tugira ikigo cyitwa RIB bisobanura ngo biro Rwanda Biro Investigation. Rwanda Investigation Biro. hanyuma polisi mu magambo ahinnye bisobanura iki? polisi Rwanda. RNUP bisobanura iki mu magambo arambuye? RNUP ni umutekano. ni inzego z'umutekano. Rwanda National Police. Rwanda National Police. hanyuma RDF bisobanura iki mu magambo arambuye? uburenganzira bwa muntu. uburenganzira bwa muntu. RDF bisobanura uburenganzira bwa muntu. ni Rwanda Defense Force. Rwanda Defense Force. Defense Force. akaba ari igisirikare cy'u Rwanda. hanyuma RDB yandi ikinga insengero ishinzwe amafaranga. ni ikigo cy'imisoro cy'amahoro n'imisoro. RDB ikigo cy'imisoro cy'amahoro n'imisoro. RDB mu magambo arambuye se? RDB magambo arambuye ni ikigo cy'imisoro n'imihoro. nyine bivuga amagambo arambuye. RDB ni RDB nyine. RDB ni Rwanda Development Board. Rwanda Development Board. Development. ibyo bintu byihorere mwana bimbwira. nyine vuga development. Development na divorce bitandukanira he? byose ni divorce nyine. byose ni divorce. byose ni divorce. Development. RGB bisobanura iki? RGB ni ikigo cy'imisoro. none se Rwanda Revenue igakora iki? Rwanda Revenue ni ikigo cy'imisoro. noneho RGB ishinzwe insengero. ishinzwe insengero. ndarwaye mane kanita. urakoze cyane Imana iguhe umugisha bro.